hanyuma iyo wankwaga icyuma wumvaga umeze gute muze? nabaga ndi nk'umurambo napfuye bwacyo nkabura ukuntu njya ku kazi ugasanga niwe ndyamye ahubwo nanjye uzapfira mu nzu ndi gutitira ndi guhinda umushyitsi. Bob Marley is all the last man. That's why I like Lucky Dube than Bobby Marley. Daddy, wherever you are, remember me. In whatever you do, I love you. Daddy, wherever you are, remember me. In whatever you do, I love you. Wandering up and down on the street of Soweto, no place to call my home. I tried to find you many years ago, but it's a woman you married. Abakinywe basinze buri mwanya barwana induru zivuga abayobozi bahora abantu marasa ameneka, ariko ubu umutekano abantu bararyama nta kibazo gihari. Muri iyi minsi abasaza nyine bariyakiriye barimo baranywa ka cyayi cyangwa igikoma. Icyuma iyo nakinywaga numvaga hafi aho ngomba kuhabona ibebe. Wumva ugomba kuhabona ibebe uko ngiye ukuntu niyumvaga muri iki numvaga ibintu bidasanzwe ko numvaga ndi gucumba bya danje hehe n'icyuma pe. Okay, gahunda ya leta ubwo mukuvuga ngo uzadufasha gushishikariza urubyiruko rugenzi rwawe kureka icyuma burundu. Nabyukaga mu gitondo nkasanga ndyamye ntazi n'igihe naryamiye. Yes, nanone reka twongere tubasuhuze mwe mudahwema kudukurikira mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri .all TV show. Nkuko mubibona rero ahangaha turi mu murenge wa Kigabiro ho mu karere ka Rwamagana mu kagari ka Bwiza. Ndibeshye abari hano reka turebe ahangaha ni mu kagari ka Bwiza. Vuga cyane ni mu kagari ka Bwiza. Mu kagari ka Bwiza. Yego twe ntabwo dukomoka inaha ariko tugize amahirwe yo kuhasanga abaturage hari abacuruje ibintu bitandukanye ngira ngo kameramani yafata ibicuruzwa biri ahangaha nagasema ngo gakunda gushyuha cyane ahangaha menya turi bahakura amakuru turahakura amakuru murahakura amakuru hari amakuru atandukanye ariko nanone gahunda ni ya yindi ni hehe n'icyuma niyo gahunda ihari kugeza uyu munsi icyuma kirimo kirakurwa cyakuwe ku isoko muri rusange twibutsa yuko icyuma gifite uburozi. Gahunda ni hehe n'icyuma. Reka dusuhuze rero uyu musangirangendo dusanze akora inkweto afite ubuhanga budasanzwe. Mwiriwe neza? Yego twiriwe nta kibazo. Ugiye gutangira rero utubwira amazina yawe. Nitwe Fulgence. Fulgence nde? Uwihaye Fulgence. Uwayo Fulgence uwiduha Uwihaye Fulgence nanjye reka nce bugufi ndabona ahangaha hari ubukorikori. Uwihaye Fulgence tumusanze mu kazi ke ko gukora akora inkweto niko tubyita. No ngo ngende umwatiste ndashushanya ndekora inkweto zashaje nkazigina nshyashya imyenda yagiye ibizinga ibintu bikaze nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo bino bintu byishwe n'umugabo witwa Noah w'imuhanga yakoreraga Imirambo arikitwa n'umugabo witwa Defonse ufite garage ikarongera ubengera niba bigishije yasohokeye n'u Rwanda mu bintu byo gushanya kuri iyo Karongera wa mbere ajya Nyamasheke wa mbere ajya hariya mu Ruhengeri asohokerwa mu bintu byo gushanya niba bigishije nari umuyede we ariko nanjye naje kubimenya ubu ni ukuvuga ngo nanjye mpamye nkora bino bintu. Yego hanyuma rero nk'ibisanzwe gahunda ihari ubu ngubu tumwe turarwanya icyuma turi muri gahunda ya hehe n'icyuma. Iyo tubonye umutumwa cyangwa se umuntu ufite ibintu bidasanzwe akora icyambere na mbere turabanza tukamubwira ngira ngo ukorera abantu benshi. Ibyuma ntago bikibaho baranabiciye n'ababikoraga ntago nabo birangura bakibirangura nabagiye kubisha byaranashize. Rero mbere yuko tuganira urabanza ukatuvugira iri jambo turatangira n'ikiganiro cyacu n'iri jambo rivuga ngo hehe n'icyuma. Ugiye kutuvugira uti hehe n'icyuma. Ibyuma n'ubundi ntabwo ari ikintu cyiza ni ibintu byasenye ingo z'abantu nanjye byaranansenye narabingwaga kera bigatuma nkunda umumotari narabingwaga nta muntu ugeze mu moto ngo njye gutwara imiryango yaranyanze
kandi ibintu by'icyuma ni byatumaga ntagira iterambere nkabura amafaranga y'inzu. Ndi umukanishi wa moto mvuye na Uganda gukanikayo urumva. Uretse nkora n'umwuga nyine nawangishije w'imuhanga nyine gukora hariya Rubengera kwa Rido Force. Ni ukuvuga ngo n'ubundi icyuma nagiye cyangwa nanakinywaga ariko nanjye narakiretse. Ni ukuvuga ngo icyuma warakinywaga ubu ngubu ufite perimi. Perimi ndayifite kategori A. Ufite kategori A yo gutwara moto, ariko kubera ko wanywaga icyuma byatumaga abantu batakugira icyizere ngo baguhe moto utwara. Ndi umusinzi. Hanyuma aho gikuriwe ku isoko ubu ngubu wabyakiriye ute? Oya nta kibazo, tunywa icyayi gisanzwe tukanywa n'igikoma bisanzwe n'amazi, ntago tuginywa ibintu by'ibyuma. Aho icyuma gikuriwe ku isoko winywera icyayi ukanywa n'igikoma n'amazi. Ntago tuginywa by'ibyuma, byaraciwe rwose pe. Ibyuma barabiciye. Ahubwo niba wabishoboza mbwe mu wagicuti warakoze cyane kuko ibintu byatumaga abantu bakena. Byatumaga abantu bakena. Hanyuma iyo wanywaga icyuma wumvaga umeze gute muze? Nabaga ndi nk'umurambo n'abapfuye, bwacyo nkabura ukuntu njya ku kazi. Ugasanga ndiwe ndyamye, ahubwo nanjye uzapfira mu nzu ndi gutitira ndi guhinda umushyitsi. Uri guhinda umushyitsi. Ubwo urumva yuko kugica byari bifite ishingiro, kandi nyuma yo kugipima basanze icyuma cyari gikozwe mu burozi. Yayirenze na kanyangiriya n'uburozi buriya. Nawe urabyemera ko icyuma cyari kirimo uburozi? Urenze n'uburozi ahubwo. Ibintu nk'uko urenze nk'umurambo ukabyuka saa 8 ugomba kujya ku kazi. Hanyuma turabona ufite uruhara. Utaratangira kunywa icyuma se wari ufite uruhara? Waranatewe n'akasike gukora ko n'umumota natwaye hari Rubavu ku Gisenyi mu mujyi. Ahantu bita Magari ka Byahe Murenge wa Rubavu. Ariko no kuvuga ngo bite umugore yitwa Mama Wishinde, Mushimana Angelique. Ariko kubera kunywa inzoga byatumye dutandukana. Hanyuma umaze igihe kingana gute ukora uyu mwuga wawe wo kudesigninga cyangwa se wo gukora inkweto gute? Maze imyaka igera muri 6. Umazemo imyaka igera muri 6. Hanyuma wifashisha iki iyo uri gukora ibi ngibi? Njya hariya kwa Sidima nanjye hari Rwamagana. Nkagura amarangi bita Fast Dry ashushanya atari amazi yanga y'amazi. Nkagura na tineri ingi uri kureba. Nkabivanga tineri yumisha vuba. Noneho rero bigatuma nirangiragirana ikintu gifite isuku. Usanga inkote ive nk'imwe mu iduka. Umba ni hano rero mu Kanogo, abayita mu Kanogo. Ahangaha ni mu Kanogo. Mu Kanogo hano mu murenge wa Kigabiro. Kigabiro, akari ka Bwiza. Akagari ka Bwiza, akarere ka Rwamagana. Abaturage bazi ko nkora ibintu byiza nta kibazo, ushaka ko umuntu nshyashya cyane ngenda yikora nta kibazo ikabiteba nshyashya. Turabonaho n'ibyapa by'amasafuriya. N'amasafuriya urayakora? Amasafuriya? Ntabwo n'amasafuriya acitse nkora za ibintu bikaze nka bya muvero, ibintu bikaze by'ibyuma ntago. N'amarive nko plaque y'imodoka, amaplaque n'ibiki. Ndayakata ngakora mu bintu by'amarive byo gutera ibintu bikaze, abwa amavero nayakora. Abadukurikiye bari kubona iyi nkweto uri gukora ubu inkweto kuyikora gutya urimo kuyitaka uyikorera ngahe? Ibara rimwe ni 1000, amabara 2 ni 2, ariko ngiye nkora inkweto zihenze. Iyo ari inkweto nk'iya 70 ngahe nshobora kuyihindura 5 cyangwa 5 ushaka. Washaka ibendera ry'u Rwanda nkahita kubitiraho amabara nk'uko ari umuhondo, icyatsi, ubururu n'inyenyeri. Washaka uri murasta inkweto ndi gukora ubona ko ni ya kirasta. Hariho umukara, umuhondo, icyatsi n'ubundi uyu mukara uri kurebamo n'ubundi ni ibara ry'abarasta. Uyu muhondo urebamo n'ubundi ibara ry'abarasta. Umutuku ni ibara ry'abarasta. Icyatsi ni ibara ry'abarasta. N'umutuku ni ibara ry'abarasta, nyine ndi gukora karasta. Hanyuma ubwo nawe uri umurasta? I'm Rasta man. No problem for anything. Wemera Bob Marley? Barry. I like him so much because that I'm Rasta man. Now you can sing for us one thing of Bob Marley. Bob Marley. Yes. I like Lucky Dube so much than Bob Marley because that Bob Marley is all the Rasta man. That's why I like Lucky Dube than Bob Marley. You like Lucky Dube than Bob Marley? I know it's very well. Bob Marley is king of reggae. Barry, Rasta
last Mr. Philip Lucky Dube came after that by Bobby Marley. After by Bobby Marley. I like it. Last time Lucky Dube Philip that Bobby Marley. Okay, now we are going to sing for us one song of Bob Marley. Bob Marley. Is it Bob Marley? I can sing the song for Mr. Philip Lucky Dube. Lucky Dube. Yeah, Lucky Dube. So now. Sing now and listen. Let's go. Song of Lucky Dube? Lucky Dube. Yes. Daddy, wherever you are, remember me. In wherever you do, I love you. Daddy, wherever you are, remember me. In wherever you do, I love you. Wandering up and down on the street of Soweto, no place to call my home. I tried to find you many years ago, but the woman you married was no good, Lelo. Daddy, wherever you are, remember me. In wherever you do, I love you. Daddy, wherever you are, remember me. Wherever you do, I love you. Wandering up and down on the street of Soweto, no place to call my home. I tried to find you many years ago, but the woman you married was no good, Lelo. That is song by Mr. Philip Lucky Dube. Mr. Philip Lucky That's why I told you I like Mr. Philip Lucky Dube Danny Bobby Marley. That's why I'm singing a song by Philip Lucky Dube. Okay. So, reka twikomereze hanyuma reka dukomereze mu kinyarwanda hanyuma ngira ngo reka dukomoze ku nzoga y'icyuma watubwiye yuko kubera ko inzoga y'icyuma byatumye utandukana n'umudamu wawe. Mfite umugore hariya n'igipangu kizariya Gisenyi Rubavu mu kagari ka Byahi umurenge wa Rubavu ariko kiba cy'indege na stade Umuganda ariko byaye ngombwa yuko dutandukana bitewe n'uko nasindaga namwe Gasimba warage ikiwanja ruco dukorera mu mujyi wacu Goma nangireka ngo umujyi wacu ko duturanye ne Rubavu muko turatandukana ndagenda n'ubwo niyo mpamvu ngewe nayikoreye bino Nanjye icyuma warakiretse icyuma wakigura ise baragi no kuvuga ngo nta bantu bagihisha nano wagura icyuma ntabihaba. Okay, reka dushimire rero abaturage bo mu kagari ka Bwiza kuba babona mu Bwiza kabisa. Nukuvuga ngo mu Bwiza nta cyuma kiharangwa. Reka ntacyo ntago wakigura se. Ubwo rero ugiye kunsubirira muti hehe n'icyuma. Hehe n'icyuma kabisa. Okay, turagushimiye. Reka tuganiriza abandi. Birashoboka yuko hari undi muntu wigeze gufata ku cyuma mwiriwe neza. Yego. Hanyuma uratubwira amazina yawe. Nitwa Nsekanabo Musa. Uraza kugerageza kuzamura ijwi kugira ngo abadukurikira bakumve. Witwa Nsekanabo Musa. Nsekanabo Musa. Hano mu kagari ka Bwiza bataraca icyuma ubuzima bwari bumeze gute? Ubuzima bwari bumeze nabi. Bwari bumeze nabi. Mu basaza n'urubyiruko cyangwa ni igice kimwe cyangwa n'abasaza? Urebye ibyuma ko abantu bose babinywa yaba abasaza urubyiruko abatoya abakecuru abasaza bose mbe bose barabinywa. Ubwo nukuvuga ngo icyuma bataragica wasangaga hano yaba umwana yaba umusaza yaba mukuru bose baga bakinywe basinze buri mwanya barwana nduru zivuga abayobozi bahora abantu marasameneka ariko ubu umutekano abantu bararyama nta kibazo gihari. Zimwe mu ngaruka z'icyuma cyangwa se ibintu icyuma cyakoresheje abantu ni ibihe hano ahangaha muri aka ikintu cya mbere cy'ingenzi hari ibintu byinshi byo kwanza sinzi niba ari ibyo n'inzoga zose ni ukuvuga ngo iyo wanyweye inzoga nta kontrole uba ufite muri wowe ntihandi uzagera mu rugo ugasanga urushwanye n'umudamu ku bana nawe bikaba byoroshye bikabona biragoye
handi uzajya kwasanga nk'abasore baba badafite imirimo myinshi, ayo yakoreye akayanywera akayamara, yarangiza agatekereza kwiba, ugasanga baramwikoreye umwanya bamwikoreje ihene cyangwa barimo aragira. Handi wazanywa inzoga ukajya gusanga inda yanuza, bwo zabaye akayabo. N'ahandi uzajya kubona ubone ugasanga ngoma ya masaha abantu barimo baramenana imitwe, amaraso arimo arameneka, byose bituruka ku nzoga. Ariko mu by'ukuri ubona nk'ubu ngubu nk'inzoga ziriho zicuruzwa nk'ino aha ngaha, abazifite ubushobozi nibo bakeya, kuko niba wakoreye ibihumbi 500 ngo ujye kunywa inzoga mitsingi ya 2, urumva rero ibyo nabyo bikaba ingomezi y'abantu, bigatuma rero kunywa inzoga, kujya kunywa inzoga biganira icyayi. Njye nazivuyemo kera, maze nk'imyaka 2 narazivuyemo. Hanyuma ni iyihe nama wagira abantu biravugwa yuko hari abantu bagihishe ibyuma badashaka kubisubizaho byaturutse kugira ngo bimenwe bikurwe ku isoko ry'u Rwanda burundu. Ni iyihe nama wabagira? Birashoboka cyane ko hari abantu babihishe, ariko hano muri uyu mudugudu wacu cyangwa se wenda nk'aka kagari kacu niko tuba tuzi cyane, ntabibamo bagendeye na ya minsi leta yari yatanze, ntacyo mubabonamo. Ahubwo inama nabagira bane n'abandi bo ku ruhande, ibyo baba bafite babishyikiriza leta nk'uko leta ibivuga, bakabyonona nk'uko babigena. Ngira ngo wakomeje ku kantu koko icyuma kitarakika ngo hano habaga hashyushye ngo n'indaya zakamejeje, zari cyane ndaya ahantu hose hashyuha ntabwo zabura, ariko ntabwo byabaga ari cyane, byabaga ari abandi bishakiye uduceri twangwa twa hato na hato, ariko ntabwo byabaga bikabije cyane. Wenda ikintu cyabaga gihari cyane ni imirwano zitarangira, ugasanga aya masaha barimo bararwana, ariko ubu ngubu ntabwo bikibaho. Indwano zaragabanutse, hano umutekano gusa urataha, nta bujura bagihari, nta kwamburana nk'uko bamburanaga, nta gihari. Muri iyi minsi se abasaza bari kunywa iki? Muri iyi minsi abasaza nyine bariyakiriye, barimo baranywa ka cyayi cyangwa igikoma, kuko na Rwabitoki numva ngo batarababohorera ngo urebe ko bayegera. Ubwo numva rero nta nzoga zigihari, zigihari hano rwose. Ubu bari kunywa Bralirwa, baranywa Bralirwa, kandi rero nk'akatwe tuba dukora ntabwo wakoreye 2,000 ngo ujyane muri Bralirwa, abana babwirirwa. Niyo mpamvu rero ubwo ngubwo udashoboye icyayi anywa amazi. Dufite imigezi 3 duturanye nabo baragenda bakavoma tukanywa. Reka tugushimire. Sawa, murakoze. Wanywayeho icyuma? Icyuma nakinywayo. Hanyuma ugiye kutuvugira uti hehe n'icyuma? Hehe n'icyuma kabisa. Icyuma nawe washyigikiye kuba cyarakuwe ku isoko? Nibyo bintu bya mbere byanshimishije. Iyo wakinywaga wumvaga umeze ute? Icyuma iyo nakinywaga numvaga hafi aho ngomba kuhabona ibebe. Wumvaga ugomba kuhabona ibebe, kuko ngiye ukuntu niyumvaga muri iki, numvaga ibintu bidasanzwe, ko numvaga ndi gucumba bya danje. Hanyuma wanywaga icyuma cyitwa ngo iki? Nge ninyweraga agasiga. Winyweraga akasese? Agasiga. Winyweraga agasiga? Nge ninyweraga igisiga pe. Ubwo igisiga cyabaga kimeze gite? N'ubundi ninuza cyo nacyo cyajyaga kumera nk'icyuma, ariko nacyo ninuza ariko nayo ni rikeri. Nayo ni rikeri y'ubwoko bw'icyuma. Hanyuma se inshuro zose wanyoye icyuma kikagukumbuza ibebe wabibonye kangahe? Nayibonyemo rimwe, ariko numvaga mu buryo niyumvaga muri jye, numvaga ari ibintu n'ahantu byazangeza kabisa, numvaga ari ibintu bitazangwa amahoro, kuko hari ukubikora nk'uko waba wakinyweye bikakongoza, niba ibintu byanzagamo nkumva ko muri jye nta kinyweye ngomba no kubona umukobwa hafi aho, ni ibintu byashobora kuba byananguriza ibibazo byo kuba nafata ku ngufu nkaba nanafunga. Yego. Hanyuma ukimara kumva ngo icyuma cyari gikozwe mu burozi, muri wowe wese wiyumva gute? Nta kantu k'ubwoba kaje muri wowe? Muri njye navuze si koko ibintu nanywaga byari uburozi. Ibintu nanywaga nzi ko wenda ari ibintu byiza, wenda byanangabanyiriza stress, bikaba byanzanira umuneza, muri njye byari uburozi. Ndavuga nti rwose umva, ndashimira leta yacu iri gukurikirana abaturage bayo. Yego. Hanyuma gira icyo ubwira urubyiruko rukiri kwijandika mu kunywa ibyuma byahiswe n'abantu babicuruza bakabicuruza mu ibanga. Yego, njyewe urubyiruko rumurikiye bagenzi banjye, ikintu cy'ingenzi cyane mbere nabasaba bakagikora nk'ubutwari ni ukutanga amakuru. Ikindi bakareka kwishora muri ibyo biyobyabwenge, kuko aho niba ikintu burya ubunye indwara burya bisaba kuyirinda, buryo kwivuza
kwirinda biruta kwivuza. Ubwo rero bibaye byiza rwose agasukari wakagurira kugira agasukari nubwo gahenze ntigahenze cyane rwose ugafata n'igikoma ntabwo wantu ariko kugishigisha niba buri umuntu ukigushigishira ariko burya binywereye igikoma numvisha ari sawa. Igikoma ni sawa pe kibereyemo isukari ntibusiritere amavuta n'amafaranga 300 byanga byakunda icyuma cy'icyabiri ugiye ukaguramo isukari ukaguramo n'amata yawe ukinywera igikoma n'ibintu rwose byanoga ubuzima bwiza. Turagushimiye hanyuma reka dusoze nawe wongera kutuvugira ngo hehe n'icyuma pe. Okay. Gahunda ya leta ubwo mu kuvuga ngo uzadufasha gushishikariza urubyiruko rugenzi rwawe kureka icyuma burundu. Muraho neza. Yego wanyweye icyuma. Wapi? Ntabwo urakinywaho. Wapi na? Usengera muri hetorero. Islam. Usengera mu Bayisilamu ntabwo banywa akantu. Ntabwo mbizi njye ntabwo nigeze nkanywa. Kutambaye inkweto nako ingofero y'Abayisilamu. Ingofero ntabwo ari idini. Cyambere ni imani. Idini ni iki? Idini ni urukundo. Idini ni urukundo. Hanyuma iyo wabonaga umuntu wanyoye icyuma wamubonaga gute wa hano mu Bwiza? Nabonaga ameze nk'umuntu w'umusazi. Nabonaga ari umuntu ubutuzuye nyine. Tubwire bimwe mu byaha byakorerwaga hano mu Bwiza kubera icyuma. Urugomo n'ubusambanyi n'ubugizi bwa nabi nyine burenze. N'ubugizi bwa nabi. Yego. Hano mu gasantere ka Bwiza hari umuntu wigeze kwamenera umutwe akawumenwa n'umuntu wasinze? Ntabwo babura, abenshi baba bari kuri RIB, kuri polisi. Yego. Barahari benshi cyane. Urakoze cyane. Yego. Kirica naho ubwo muzabice burundu. Icyuma ni ariko n'izindi nzoga zindi mbi nazo zidutera ibibazo. Waruze kugura agasheke cyangwa urabicuruza? Narinje kugura agasheke. Navuye ku rwaga ubu ndimo ndarya agasheke. Uruvuye aho bakiriye icyuma cyangwa kitaracika kitaracika narakinywaga ariko ntago ari cyiza. Oya ndimo ndashimira Imana ahubwo kuba mwaragiciye. Urimo urashimira Imana n'ubuyobozi bw'igihugu. Kuko Imana ikorera mu bayobozi. Cyane nyakubahwa perezida watekereje icyo kibazo turamushimira. Tubwire zimwe mu ngaruka nk'eshatu zigeze kugaragara kubera icyuma hano mu kagari ka Bwiza. Harimo n'abapfuye nabo kishe barapfa neza. Barabashyingura. Yishwe n'icyuma apfa aribwa mu nda hakamurya. Hanyuma ukimara kumva ko icyuma gikozwe mu burozi wabyakiriye ute nk'umuntu wakinywaga? Nabyakiriye neza. Wabyakiriye neza. Ntabwo bwakwishe? Ubwoba ahubwo nashimiye Imana kubera ko bagiciye ntacyo kirantwara. Iyo wakinywaga wumvaga umeze ute muri wowe? Nabyukaga mu gitondo nkasanga ndyamye ntazi n'igihe naryamiye. Ni ukuvuga ngo icyuma warakinywaga ntumenye aho uryamye ahubwo ukabyuka aho wisanze utahazi. Umeze nabi n'inzara yakwishe n'iki ukanuma ntubyibuye nk'abandi. Tubwire rero ubuzima bwo mu bihe ubuzima bwo mu gihe cy'icyuma n'ubuzima bwo muri iki gihe icyuma cyakuwe ku isoko. Ubu bw'icyuma cyakuwe ku isoko ubuzima ni bwiza, umutuzo. Wasangaga indwana ari nyinshi barwana, ugasanga bamwe baricana abandi kubera ko baba bataye ubwenge. Ariko rero ubu ngubu turatuje. Urabona turatuje. Ubundi wasangaga mu muhanda hahuzuye abasinzi bagenda bagwirirana bitambika mu binyabiziga, ariko ubu ngubu biratuje. Turagushimiye cyane. Murakoze. Nihe nama wagira ababyeyi kuri iyi gahunda? Hari abakiri gupfobya gahunda yo kuba icyuma cyarakomeye. Gusa inama nabagira nuko bakwirinda icyo cyuma kandi ntibafobye abarimo kugica
cyane cyane urubyiruko kuko cyari kidutwaye urubyiruko rwinshi, abana b'urubyiruko ugasanga abana bataye amashuri bari mu byuma baranywa basinze, ugasanga bamwe baratuka ababyeyi nta gaciro babaha, mbese ubona nta cyubahiro bitewe n'ubusinzi. Ariko si icyuma cyonyine, hari n'izindi nzoga numva ngo nidunda ubwonko ngo nibeki, inzoga bakora mu masukari, ibintu byinshi z'inkorano, inzoga ntago ari nziza. wanywaga ubuhe bwoko bw'icyuma? Ngewe simbizi, napfaga kunywa, nabonaga ibyo baza, icyuma icyo ari cyo cyose ibyo bampaga byose naranywaga. Don't. Oh, TV. Share.